Yes, reka nongere kugwikaze wowe umeze utukurikiranye yawe TV uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo nkuko mubizi nk'ibisanzwe ngende Emi kora subscribe ukore like ukore share ukore na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu meze neza wowe umeze ute icyo ngusaba nibiriya rero uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umukobwa mwiza ahantu hose nabemereye ko nzajya mbagira abo muzajya mu numa nzajya mbaza n'abantu bakora akazi katandukanye icyo ari cyo cyose pfa kuba wowe ukurikiranye yawe TV amakuru yose uzajya yabona uko yakeneye iyi ni televiziyo y'abanyarwanda muri rusange entertainment byose imikino byose ukeneye cyose uzajya ukibona kora ibyo ngusabye yatangira atwibwira. Murakoze, amazina yanjye ni Ceco. Amazina ni Ceco Duc. Abanyarwanda ayo mazina ngo Ceco Duc. Bishatse kuvuga Mugabekazi Claudette Duc niryo umubyeyi yanyitiriye. Yes, rero mwabyumviye muri kubona kuri kamera zanyu mwe mwese ndi kumwe n'umukobwa mwiza gusa icyo mbasabye ngiye mukambaze nimero mujye mubahamagara mubabwire wari umeze ute. Ndaho Emi. Tugusanze mu rugo umeze neza. Nsanze mu rugo nyine murahanunguye mu ruguyemo ariko nta kibazo abashyitsi murambiteguye cyane nta kibazo. Ariko bimeze bite urabyutse byagenze ute? Oya ntago nabyutse kare narindi mu rugo nyine ndi gukora uturimo two mu rugo nyine nk'umukobwa wo mu rugo umwari. Noneho rero tugusanze mu rugo muratwakiriye wowe bundi amakuru yawe ko wari umaze iminsi udakoma. Amakuru yanjye ni meza ariko nari mugiyemo ariko ndahari ubu ngubu. Wavuye mu Bushinwa? Navuyeyo ariko ndahari. By the way wambaye neza urakeye umeze neza ahantu hose ni swaga. Merci. Uri mu buryohe bwa Miss Rda. Rakoze. Yes, noneho wakwibwira noneho abantu batakuzi neza ukababwira uburiwe wowe nyawe ngewe nta bintu byinshi niriwe mvuga bisobanurire amazina watubwiye ukora iki bimeze bite? Nkuko natangiye mbibwira ni Ceco nkuko nyine nabibwiye ndi umukobwa wikorera. Ceco ukora iki? Nkora akazi kanjye nyine business yanjye nkora nyine ni akabari yandikorera. Yes, reka mitemeraho ukora akabari biragenda biba bimeze bite nko ku mukobwa w'umunyarwandakazi umva ngo washinze akabari wowe bimeze bite? Ni bisanzwe kuko buriya umukobwa w'iki gihe hava akagera ikintu cya mbere ni uguhaguruka akikorera agashabuka nyine akavuga ati kwicara ntabwo bikigezweho niba ufite opportunity yikoreshe ibyaza inyungu. Ni mwiyo procedure natangiye mvuga ati gukorera abantu nyine hari aho ugera ukananirwa ariko kavuga ati byibuze reka nanjye nkore umushinga mutoya ndebikora aho wazangeza. Kuki amafaranga yawe wayafashe ukayashora mu kabari? Hari ibindi bintu wagakwiye gukora? Birahari byinshi cyane ariko buriya umuntu areba ahantu yakura target kugira ngo byibuze umushinga agiye gutangira ariko ko wamufiramo inyungu. Nasanze rero ko umushinga wo kuba nashinga akabari kanjye byibuze byazamviramo inyungu kurenza wenda izindi business ziri hari ku ruhande. Hari business made in Rwanda, hari gucuruza imyenda, hari gukora iki ariko uravuga ngo amafaranga yawe yashyize mu kabari bimeze bite kubera iki? Harimo n'abavuga ngo umukobwa none uri mu kabari ni haho havuburara havuburaya bimeze gutya na gutya kubera iki wayashyizeho? Abantu batekereza bitandukanye ariko hari akazi hari n'imyumvire. Nkeka ko business yanjye nayitangiye n'ubundi maze igihe mbikoramo ndavuga ati nanjye nkuko mbifitemo experience reka nangire mbyikorere ndebe byibuze ko nanjye nk'umukobwa nakwiteza imbere. Ku bijyanye no imyitwarire y'abakobwa bavuga ku mukobwa ukora mu kabari ni ibintu bihabanye cyane. Ni ibintu bihabanye kuko buri akazi gatandukanye n'imyumvire. Iyo uri umuntu
uvuga ati koko ndi mu kazi ugafokasingaho ukavuga ati byibuze ndi mu kazi. Nkeka ko ntago ndahura n'abo bakobwa, ntago ndahura n'izo mbogamizi kuvuga ngo umukobwa ngo ari mu kabari kubera iki runaka. Yewe niyo ndi mu kazi kanjye ndi gukontorora ukuntu ibintu bimeze, mba mbona nyine buri muntu wese yaje muri enjoyment, ntago aba yaje kuvuga ngo buraya iki, no way. Even n'abakozi banjye mba mbona nyine nabo bari gufokasinga ku cyabazanye. Reka ninjira aho noneho kubizi ko hari abantu twizera mu kabari tuje kwirebera abatoto beza, uri mwiza uko bimeze gutya, wowe uri mwiza. Abagabo dukunda gukorakora ku bakobwa iyo twibereye mu kabari, ibyo bintu ntabwo birakubaho ngo bagukorekore? Biragoye cyane kuko biragoye, nta urabikora mu gihe ndi mu kazi. Gutese ubwo umukiriya araje aravuze ati ndashaka wowe, uraje aragukorakoye, usanga ku mabere ahantu hose ubona ko hari abakiriya nyine baza bitewe n'ubona buri muntu ukateye, ntibirakubaho? Ntabwo birambaho kuko cyane cyane ni ahantu mba mpuriye n'abakiriya n'akazi nkora. Mba ndi kumwe n'umukasha wanjye cyangwa se nkaba ndi muri biro, ni ahantu tuba duhuriye. Ariko hari ababosi bakunda gushaka abakobwa bafite nyine amabuno, nawe urabyumva amabuno yayandi amwe yadanje umukiriya akora akumva ni fresh. W'abakozi bawe bameze bate? Ni abamabuno? Baratandukanye. Baratandukanye. Ufite abamabuno n'abadagira amabuno? Actually mfite abakozi. Mfite abakozi, ntabwo mfite ngo ameze ate, no way. None reka twinjire ku buzima bwawe noneho busanzwe. Ubundi ufite umukunzi? Ndamufite. Yes, ubwo rero ufite umukunzi wenda reka njye amaso yanjye mba nyakuyeho, nayo natangiye kumva umutima hari iki kintu uri kumbwira. Umukunzi wawe noneho nshushanyiriza umukunzi wawe, uri kumwe n'umukunzi wawe muri babiri cyangwa se murasohotse. Kwanza ni igice ugendera uvuga ngo njye n'umukunzi wanjye aranjyana uyu munsi? Aranjyana buri munsi? Nyine arakujyana aragusohokana? Ngiye kibazo ndumva kinshanze. Umukunzi wawe muri kumwe muri babiri, umusabye kagusohokana, ni hehe uhitamo cyangwa ni uhe munsi uvuga ngo umukunzi wanjye aransohokana tujya? Iyo twiyemeje kugenda dufata umwanya wo kujya gusenga nyine. Mujya mu rusengero bimeze bite? Tujya mu rusengero tukajya gusenga nyine, cyangwa se tukajya gusura abarwayi kwa muganga. Sure. Muri babiri musohokera mu rusengero, mugasohokera no ku bitaro. Noneho muri babiri, noneho mwenyine, atari ukuvuga ngo mugiye mu rusengero murasohotse nyine nk'abantu bakundana. Tuvuge njye Emi mfite umukunzi wanjye, ndamufashe, tugiye iwanjye turaganiriye. Turi babiri nyine, urumva abantu bakundana ntabwo baburana umwanya nyine, ntabwo baburana umwanya. Uko biri kose nyine hagati yacu duhana igihe. Muhana igihe mukaganira, mukajya gusenga, mukavayo mukaza babiri? No way. Ntabwo ari ukuza babiri, urumva n'ubundi aho tuba turi kuganira. Kuki muhitamo kujya mu rusengero? Kuki ari byo wahisemo cyangwa wowe nawe muhitamo? Numva ko cyane buriya hanze aha ngaha nyine, bitewe n'imibereho iri aha hanze, biragoye cyane kugira ngo byibuze mu minsi cyangwa se mu masaha ufite kugira ngo ubone umwanya wo kuba wavuga ati giye gusenga. Ariko twe twahisemo mu gihe tubonye uwo mwanya byibuze tuwukoreshe turi mu rusengero. Ariko akabari n'urusengero bihuza ibyo bintu? Akabari ni akazi, ni business. Urusengero ni imibereho nanone ya buri munsi nyine, nta kintu wakora udafite Imana. Akabari ni nk'akazi nyine, kuko nk'uko wajya kwaka akazi nyine runaka ugakora, ariko uri umuntu usenga, ukunda gusenga. Uri umusilamu, uri umukatolike, uri umuyehova, uri umudive, uri umurokore? Ndi umurokore. Uri umurokore. Ijambo ry'Imana njye sinzi, wenda wowe urambwira,
gute wacuruza akabari ukaba uri n'umurokore? Tuzi ko akenshi abarokore nta hantu bahurira n'ibisindisha ibirimo. Kuki wowe ubikora ubihitamo gutyo? Ese abayobozi bawe b'itorero bakubona gute? Nk'uko nakubwiye ko iriya ni business, nta kazi nyine. Nk'uko nawe washinga umushinga wawe ukumva ko nyine hari imbogamizi nyinshi ugenda uhura nazo, uzavuga ati se kuki business idahwanyije n'ukuntu umeze. Ariko abayobozi b'itorero nyine ntabwo ndasenga nyine bisanzwe, njya mu rusengero bisanzwe. Buri mu rusengero ntabwo pasiteri amenya abantu bose bari, ariko wowe uko ubuze iki kujyanye mu rusengero n'umutima wawe. Nk'uko muri wa nyine handitse ati ntabwo Imana izareba uko umeze, ahubwo izakira umutima wawe. Umutima uzaza unshakana niwo nzakira. Rero nkeka ko akabari nyine ni business, nta kazi. Gusenga nabwo nyine iyo ugiye mu rusengero ufite umutima ushaka unyotewe nyine urasenga, nta hantu biba bihuriye rero n'umuntu no guhuzwa n'Imana. Ese usengera he? Sengera ahantu bita Women Foundation Ministry, Kimihurura. Yes, aho ni apartment y'agakiza, muri mu nzu y'Imana. Noneho wowe n'umukunzi wahishushanyiriza nkanjye, ukiri umusiribateri, uvuge ngo ubundi umuntu ari kumwe n'umukunzi we biba bimeze gutya na gutya. Nyigishe muri make cyangwa igishe n'abakunzi ba Yawe TV bijyanye n'iki? Iyo umuntu ari kumwe n'umukunzi we after y'ibindi ni muri kuganira nyine mungurana ibitekerezo. Ako ubundi ni igiki iyo uri kumwe n'umukunzi wawe, wowe ni igiki umukorera ukumva muri feeling zawe bihwanye n'umutima wawe n'icyo washakaga? Ni igiki umukorera? Icyo kibazo kiragoranye cyane. Ako ikintu umukorera nkumva feelings zanjye nyine icyo washakaga target yigezeho, ukumva urishimye uranezerewe, n'iryo joro wanaryama ukanabirota. Nk'iyo nyine turi kuganira nyine nkabona arishimye arasetse, mba numva nta kibazo. Ubu buri munsi no kuri chat mwachatinga agaseka? Yaseka, ariko cyane iyo turi kumwe. Nkubaza iki kibazo, ngiye kwemera nubwo wavuga ngo nuguta umuco, ngiye kubikubaza, sibyo? Ukungana uko uracyari isugi? Urahutaye nk'uko bivuze. Yego, uracyari isugi cyane. Kuba isugi wumva bitakubangamiye? Na hato bimbangamiye ko ndi umunyarwandakazi. Umukunzi wawe mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 4. Imyaka 4? Ni hatari. Imyaka 4 ubusugi bwawe bukomeyeho, wowe ubwo ntago arabikubazaho? Ntago arabimbazaho kuko ntago yabimbaza, kuko nyine yankunze, nyine arankunda. Ntago abimbazaho. Aramutse abikubajije ubwo nyine bwaba afite gahunda yo kunshaka. Ibi bintu impamvu ndi kubikubaza, muri no minsi usanga urubyiruko akenshi relationship umuhungu n'umukobwa cyangwa se boyfriend na girlfriend, usanga harabubaza ati se kuba uri isugi cyangwa se boyfriend wawe ari isugi, ari imanzi plutôt umukobwa ari isugi, ntibiba bikubangamiye? Ese wowe aho ngaho uba wumva atakubwira ko bimubangamiye? Nyika ko nta kintu tubivugaho, ntabwo tubivugaho cyane, kuko buriya hagati y'abantu bakundana baba bafite ibintu nyine biyemeje, bafite ingamba nyine ntarengwa. Rero buriya uri mu rukundo n'umuntu cyangwa se uri kumwe n'umuntu mukundana, hari ibintu mwiyemeza hagati yanyu, hari intego mama ufite. Nyika ko rero twe ntabwo tugendera ku myumvire y'ahanze, ntabwo tugendera ku byahanze biza bya buri munsi. None haramutse abigusabye ko muryamana? Ntabwo byangora, kuko nyine ndamukunda kandi arankunda. Wahita umuhato? Ntabwo byaba mu rwego rwo kuba navuga ngo nkoreshe langage kuvuga ngo namuha. Nyine wamwirekurira?
kuko ndamukunda nyine. Yes, noneho uramukunda, ibyawe urabimweguriye. Ese wumva nk'igihe wumva wowe ku giti cyawe utekereza, wumva ubusugi bwawe uzabutanga, wumva ari nka ryari, nko mu gihe wateganyije? Nta gihe nateganyije. Ubu n'uyu munsi tubyaba Mbabarira rwose. Nkuko nabikubwiye, hagati y'abantu bakundana baba bafite ibintu igihe biyemeje nyine, igihe ntarengwa. Ntabwo nzi umunsi n'isaha. Yes, njye ndi kukureba hano cyangwa se ndi kureberana abakunzi ba Yawe TV, wundi ijisho ryanyu. Ufite tatuwaje ahangaha. Iyi tatuwaje ishatse kuvuga iki? Ndabona nimba ikoze mu rufunguzo, nimba ari igiti, nimba ari iki. Iyi tatuwaje ishatse kuvuga iki? Iyi tatuwaje ni izina rya gramere. Ubu yanditse mu izina? Wansobanurira ko ifite imizi, yitiranwa n'ibimera? No, ni izina rya gramere, hejuru hari buje. She's died. Sorry. Ariko wenda ntabikubajijeho cyane, handitseho ngo iki? Handitseho Zamda. Kuki wifuze kubishyira ahantu? Yari umubyeyi nyine nkunda, yari umubyeyi wanyitayeho mu bwana bwanjye. Nyine hari ukuntu umuntu agenda nyine wumva ko ari igice cy'ubuzima bwawe, especially yari umuryango wanjye. Numvaga rero ko mu rwego nyine rwo kuba byibuze yazajya amoraho, nifuje kuba namushyira ku mubiri wanjye. Yes, noneho reka wowe mu buzima bwawe busanzwe, ufite ababyeyi bombi? Mfite mama wanjye gusa. Ni mabukwe namubonye. Yes, noneho intego yawe y'ubuzima bwawe mu kazi kawe ukora, ubundi purpose yo kuba warashinze akabari cyangwa ukora akazi k'akabari, intego yawe ubundi ni iyihe? Inzozi zawe ni izihe? Bimeze bite? Inzozi zanjye nkuko natangiye mbikubwira, nyine ndi umukobwa ufite icyerekezo, kuba nakora nyine nkagera kure, nkava nacuruza nyine akora mu kabari, ucuruza akabari, nkakora n'ibindi nyine, nkagera kure numva umutima wanjye ushaka, nkagera no hanze y'igihugu nyine, nka bamwe mu bakobwa birwanyeho, mu bakobwa bahagurutse, mu bakobwa biyemeje kuba byibuze bahaguruka bakikorera. Ese ubundi icyitegererezo cyawe nko mu bakobwa uzi bikorera ku giti cyabo cyangwa abadamu, abamama muri rusange, icyitegererezo cyawe ni iki? Igitekerezo cyanjye ni Kate Bashare. Kubera iki? Ndamukurikirana cyane, mbona ibikorwa akora, mbona ukuntu nawe ari fighter girl hano hanze, nkareba ukuntu nyine afightinga ku buzima bwe, ataryama, ataruhuka, nyine byibuze nawe hano hanze afite izina, kandi ku bicuruzwa bye, ku mikorere ya buri munsi igiye itandukanye, nkabona ko byibuze ageze ku rugero mbona rushimishije amaso yanjye, ariko we ntago aragera ahashaka nk'umuntu wirwanaho, ariko mbona ko ari romodo wanjye Kate Bashare. Uvuze gutyo, hari benshi, kuki ari we wahisemo nka romodo wawe? Mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa no kuba mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, bamwita Slay Queen. Kubera iki ari we wahisemo, wumva n'izina bafite hanze? Buriya abantu bafata umuntu bitandukanye, kuko nanjye uko biri kose hari uko bamfata, hari uko bagufata hano hanze. Iryo jambo rya Slay Queen ntabwo narifashe nk'izina risebeje ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina kobwa, kuko buriya umuntu wese yateye imbere hari indi famille bamufatamo, hari umuvuga neza, hari umuvuga nabi, ariko ngewe uburyo kimufatamo ntabwo mufata nka Slay Queen, mufata nk'umukobwa nyine wirwanyeho, nk'umukobwa nyine wahagurutse byibuze agatera intambwe, nk'umukobwa akavuga ati reka ngire ku cyo nshaka kugeraho. Ntabwo mufata nk'aba Slay Queen ngo mufate nk'umukobwa nyine ufite image itari nziza hano hanze,
mufata nko mu business woman hano hanze. Ukumva niwe wafatira icyitegererezo cyane. Yes, none reka nkubaze, mu minsi ishize mu kwezi kwa kabiri hari igikorwa dusohotsemo cyane cyane nk'abakobwa gutora nyampinga, ariko nawe uri mwiza wagombaga kujya muri nyampinga kubera icyo utagiyeyo. Abantu bakunda bitandukanye. Buriya ntabwo nyine nkunda iriya game, ntabwo nyikunda. Kubera iki uvuze ko iyo game utayijyamo? Kubera iki uvuze ko ari game? Miss Rwanda ni game? Navuga ko ari game nyine, kuri njyewe ni game. Gute? Shushanyiriza iyo game. Kuri njyewe ni game kuko nyine iyo mbona ibikorwa bakoreramo mbona nyine ko ari nk'imikino baba barimo nyine. Ntago mvuze ngo nshingiye ku iyi ngiyi ibaye cyangwa se ku yahitambutse, ariko nawe ugereranyije ubona ko ivuyeho n'iyo ubungubu sindayibona, ariko ivuyeho rwose navuga ko nta musaruro. Niyo mpamvu njye mvuze ko ari game. Ako ubundi nkawe nk'umukobwa, ubundi ubona Miss Rwanda ibamariye iki nk'abakobwa? Buriya biriya bintu navuga ko byatangiye ari nk'ama-fashions, ariko buriya kugira nyampinga nyine ba nyampinga, njye numva ko nta kintu imariye. Nk'umukobwa nyine numva ko nta kintu imariye, kuko buriya umuntu wese akora ikintu kubw'inyungu ze. Buriya nka Miss Rwanda ubigiyemo iriya game, iyo ayigiyemo nyine hari inyungu nyine aba azakuramo, ariko nkanjye mba numva nta kintu imariye. Ku gihugu? Ku gihugu, iyo bigendeye ku gihugu mbona ari nk'aho baba bashatse kugira ngo bature umukobwa w'icyitegererezo, cyangwa se umukobwa ufite uburanga ukomoka mu gihugu runaka. Ese ubundi nkawe ubaye uteguye nk'irushanwa rya nyampinga, wowe tuvuge uri muri ministeri uteguye irushanwa rya nyampinga, nk'uko wavuze ni game, ni iki wakora kugira ngo ive muri game? Ikintu nakora ni uko bareka, urabona hari ukuntu iyo bari muri biriya bintu byo kwiyamamaza bakora amatours, bagenda amatours agiye atandukanye, bajya mu ntara zitandukanye, finaluma bakagaruka hano muri Kigali, ari naho twita ngo baje muri demi final kugira ngo batore nyampinga w'igihugu. Iyo turi kumva ide zabo, twumva nyine ko umukobwa afite purpose, ukabona ko umukobwa byibuze afite inararibonye mu byo ari kuvuga, ejo n'ejo bundi byibuze azaba umukobwa w'igihugu. Ariko nyamara dusanga ko nyuma y'ibyo baba biyemeje, cyangwa se nyuma y'ingamba baba bari kuduha imbere hariya, iyo bamutoye tubona ko dushaka wa musaruro w'ibyo yatubwiye tukawubura. Uretse kuba wenda twavuga ati Miss Rwanda agiye mu bihugu runaka, iki biratugora nyine, tubona ko nta nyungu, nta musaruro turi kubona. Ubwo rero ikintu navuga ni ukuvuga ati niba koko iriya game kabivuge gutya niba barabyemeje byibuze bagerageze ku bijyanye n'ibyo batugaragariza hariya, byo batubwira, bashyiremo imbaraga. Niba yiyemeje kuvuga atazafasha abana batishoboye, abana imirire mibi kuyirwanya, ntabikore. Apana kuvuga ngo aratowe agiye aradamaraye, aravuze ati as long as ndi Miss w'igihugu, as long as ndi Miss w'igihugu, reka niyicarire. Nabikore nk'uko yabyiyemeje. Niba babonye opportunity yo kuvuga ati arangije high school, apasinze kuba yavuga ati ndi nyampinga y'igihugu, bamuhaye amahirwe yo kuba byibuze yavuga ati reka turebe ko wowe byibuze ari cyo wageraho. Hari abamuhaye amahirwe yo kuba yavuga ati avuye mu ntambwe imwe bamuteresheje indi ntambwe. Numva ko ibyo batubwira babishyira mu bikorwa, pana kuvuga ngo babaye ba nyampinga b'igihugu baragiye baricaye baratuje, bakumva ko bakambara iyo sura, nta bikorwa turi kubona. Ese wowe nk'umukobwa noneho, cyangwa tuvuge uri nk'umumama,
Miss Rwanda ari ukuyambura abayifite bakayishyira muri minisiteri nk'uko wabivuze, bisa nkaho ari game nk'uko wabivuze, ari ukwikura muri ba rwiyemezamirimo bakayizana muri minisiteri. We wumva hakorwa iki n'iki? Bayikure bashyire muri minisiteri y'umuco cyangwa bayirekere muri ba rwiyemezamirimo? Nk'uko bivuze ikibazo cyiza. N'ubundi babatora umukobwa nyine nyampinga y'igihugu. Nyampinga y'igihugu ni umukobwa nyine baba bareba uburanga bwose, bayishyire muri minisiteri y'umuco. Bavuga ati koko niba uyu mukobwa tumutoye ko afite umuco, tumubonyeho buri kimwe cyose, reka byibuze tumushyire n'ubundi muri minisiteri tumukurikirane, sibyo? Nawe azashyiramo akabaraga avuga ati byibuze ibyo niyemeje kambikore, sibyo? Avuga ati niba niyemeje kuzansura abarwayi bari kwa muganga, ni umushinga wanjye, byibuze nk'uko nabivuze mfite abankurikirana, reka mbikore. Kuko niyo uri gukora akazi, ni nk'urugero, iyo akazi tureka abangaba bikorera, iyo ukoze akazi wagiye kwaka iyo wagiye kwaka akazi, uba ufite umuntu ugukoresha iyo uhawe akazi, uba ufite umuntu manager wawe kwitaho, kumanaginga avuga ati wakoze n'abanga, wakoze neza. Rero nkeka ko babonye bashyize muri minisiteri y'umuco, byibuze yavuga ati mfite umuntu nkurikirana, ndi gukora nyine, ndi mu kazi, akazi ni nkakora, mfite umuntu undeberera. Azavuga ati nk'uko nzabyuka nkajya gusura wa mwana urwaye, nk'uko nzabyuka nkajya muri bya byaro bitandukanye, za ntara zitandukanye, nkajya kurwanya imirire mibi, nzavuga ati uko biri kose aha ngaha nakoze. Nagenda agakora amatuwa atandukanye mu ntara arwanya iyo mirire mibi, azumva ko yakoze, kandi nawe yiheshema ko ari Miss Rwanda. Sorry, munyihanganire kuba mbivuze. Tugarutse kuri Miss Rwanda ishize 2019. Iyo ndebye cyane, kuranda umuntu ukunda gukurikirana social medias cyane, iyo ndebye neza mbona ko nyampinga utambutseho, mbona activity yakoze nkazibura, ndazibura cyane. Niyo mpamvu rero navuze ati no Miss Rwanda itangiye kuba game. Yes, rero muri kubyiyumvira, ni ibintu biba bigoye. None ubu wowe ubyaye umwana, ntabwo wakwishimira ko yajya muri Miss Rwanda? Buriya ntabwo namufosinga, byaterwa n'icyo akunda, kuko buri muntu aba afite impano zitandukanye. Ahubwo njyewe ikintu namushishikariza, abaye abikunze akanabingaragariza, byibuze nk'umubyeyi nabimukundisha cyane, nkanamutoza uburyo agomba kubikora, agomba kubigenderamo, kugira ngo byibuze azabijyemo avuga ati ntabwo mbigiyemo nk'uko bigezweho, ahubwo mbigiyemo nk'uko mama yambwiye ati gutya na gutya, nzitware gutya na gutya. Yes, urakoze cyane ku gitekerezo cyiza uduhaye. None reka nkubaze ikibazo, none twinjire mu buzima busanzwe. Hari imvugo ikunzwe kuvugwa cyane, abana b'abakobwa bagezweho ugasanga baratwita benshi, ugasanga bitwaje ngo ugasanga umukobwa afite nk'imyaka nka 22 akavuga ko bamufashe ku ngufu. Ubundi wewe wemera ko umuntu bamufata ku ngufu? Ndabyemera, hari naho nabyemera. Umukobwa aje mu nzu y'umusore, aramusuye, nyuma asubiyeyo, aravuze ati bamfashe ku ngufu ndatwita. Ibyo bintu urabyemera? Ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera, kuko buriya generation iri hanze usanga n'umwana w'imyaka 10 bazi ubwenge cyane, ku buryo nawe na mama mubyaye mu burase n'umwana wanjye koko ntabwo bikagucanga. Nkeka ko rero ubu ngubu ntago navuga ngo abarafashwe ku ngufu nk'uko nyine bikwiye. Ubundi wowe uko wemera gufatwa ku ngufu ntibibaho? Ntago biba, ubu ngubu ntago bikibaho. Ariko mbere kubera icyo wemera ko bitabaho? Abana bose barakuze tu, baba baracangamutse. Iyo urebye urubyiruko rwa hanze, ubona ko nyine ari abana bacangamutse, ubona nyine ko ari abana bafite inararibonye mu byaha hanze, nyine ukabona ko nyine nabo
nyine bafungutse mu mutwe hano hanze ukabona nyine ko bitashoboka. nkawe wihereyeho wacangamutse ryari? Oya. Icyo tukireke. wowe ucangamuka ukavuga ati Kigali ndayizi tu ni ryari? Njye ntago ndacangamuka. Ntago ndacangamuka Emi. Yes, noneho tugana ku musozo. Ukurikirana entertainment mu Rwanda cyane. nuwuhe muhanzi nabaye ba star ukunda? Ba star nkunda ni benshi cyane. Ako nkunda Young Grace. Kubera icyo umukunda? Ni umushuti wanjye, nkunda indirimbo ze cyane, nkunda ko tunaganira nyine cyane akangira inama. Akapera ku ngoma ye? Akapera urangoye cyane kuko ntabwo indirimbo ze zirangora cyane. Akantu kamwe gutya ku buryo nawe ndabizi yakurikirana yawe TV cyane azavuga ati wow uyu muntu ni umufana wanjye. Akapera? Ubwo akapera ngiye kugwa ntabwo akapera y'indirimbo y'umwana we cyane. Ntaribi. Bakuzi barakwiratana ubundi ho ku bwawe mwana wanjye wandekura nagwa nawe uza gukoraho nza kubera intwari rudasumbwa. Diamante, I love you baby. Yes, I love you baby. Ibintu ni dance noneho ngo bitaka pela yawe. Oh my gosh, uranyishe. Nubwo iminsi yaba mibi n'abantu bakaba babi, sinzigera mpinduka, nzahora nduwo ndiwe. That's my Ceco. Ni yande? Ni ya Sean Breeze. Uramwemera? Ntari mu bantu nkunda nyine, nawe ni umuntu wa hafi wanjye. Mu bajama mu bastari nuhe muhanzi ukunda havuyemo uwo ngo w'iyo ndirimbo uririmbye? Nkunda Bahati Just Family. Sure. Bazanye Bahati hariya, bazanye na Sean Breeze hariya, wambwiye ko ukiri isugi, bakavuga ngo aba babiri hitamo umwe, umuvuga ati kabisa uyu nguyu ubusugi bwanjye nawe umuha. Muri abo babiri Bahati na Sean Breeze ninde wahitamo? Nta n'umwe kuko bose mbafata nk'aba brother banjye. Sure. Noneho tuvuga umwe muri bo aje kugutereta noneho bitari brother kuko ntago muvukana. Ninde wakwemera? Nkuko nabikubwiye nta beef irimo na siyansi irimo, hitamo ninde wakwemera? ni Bahati. Niwe wakwemera n'umwe ariko mujya gusa. Urakoze cyane. Ariko wambwiye kuri umurokore, hari abarokore twinywera akantu nkanjye, akantu nta ribi nta bintu birenze, ubundi bura nagusoma ku icupa. Ndanywa ntabwo nsoma ku icupa. Urarinywa tu. Ubundi nkawe iyo uvuze ati ngiye ndi kunywa byera uhagarariraho n'izingahe? Ni nke cyane. Nk'amakesi angahe? Oya ntabwo y'amakesi ni nkeya cyane. Nka zingahe? Nka dutatu. Uducupa dutatu. Yes, turi hano iwanyu mu rugo, iyo nawe uri iwawe hano mu rugo uri kumwe n'ababyeyi wawe mugiye gufungura, mugiye ku meza, ni iki mu biryo ukunda kurya? Nkunda spaghetti, nakunda n'ubugari. Aho ni sawa. Hari umuntu umwe nzi mwagendana mukagendana aho ngaho mukabukatana mwe. Noneho weekend yawe wambwiye kuri mu rusengero, none iyo utagiye mu rusengero utaryamye, weekend yawe ishushanyije ite? Weekend yanjye mba ndi mu rugo, ndi kuganira n'umubyeyi, ndi kumufasha guteka, cyane cyane mba ndi guteka mu rugo. Ibyo byarangira nyine nkareba film. Ntabwo ujya usohoka? Biragoye cyane. Apana mu rusengero, natwe tujya dusohokera. Biragoye cyane kugira ngo nsohoke, ntabwo mbikunda actually. Noneho
hagati yo gusomana ubundi habaho gusomana kungahe type zingahe? Ntago mbizi. Hari gusomana ku itama, hari tire langue, hari na kiss na tire langue bitandukanye. Ntago mbizeme. Ariko ikibazo rwose ntacyo nzi. Wowe noneho ari kiss no kiss no kugusoma ku mutwe. Sheri wawe yagusomaye? Icyo kibazo kirakomeye. Ku munwa. Aho hantu ni sawa tu. Nta muntu utahemera. Noneho tugana ku musozo, igira icyo ugenera abakunzi ba Yawe TV, mikoro ndayiguha, ubabwira icyo ushaka, wisanzure, wabaririmbira icyo basaba cyose bagikore. Murakoze. Ndabasaba gukurikirana Yawe TV, mukajya kuri YouTube, mugakora subscribe, mugakurikirana ibiganiro byawo. Ni byiza cyane, ndabikunda. Nkaba mbasaba no kunkurikirana kuri social media yanjye, kuri Instagram nitwa ndamwiha, mukajya mukamfollowinga, mukareba ibikorwa byanjye, and then nkabarangira location aho nkorera, mukaza. Ndabatumiye tukanywa tukazinywa nyine tukamenamo rimwe. Ni mu Gatenga ku muhanda ujya kwa Karerosi, akabari kitwa Frigate. Ni karibu, ndabatumiye rwose, muzaze twenjoyinge, duhevinge fani. Ushaka kuhakora inama ni karibu, amapata agiye atandukanye ni karibu kabisa, imiryango irakinguye, muzaze twenjoyinge, tubane nta kibazo. Mbibutsa yuko mwakora subscribe kuri YouTube Yawe TV. Murakoze. This is ndamwiha. Ngo tuze ngo abakiriya baze mu hevinge fani, kandi umeze nk'umuntu uri karume cyane kubera iki? Ntago ari cyane, ariko muri ngiye habamo gutuza nyine. Habamo gutuza, ariko nta kibazo. Hagati y'abahungu n'abakobwa ni bande wirekurira cyane? Ni bose, kuko nyine bose ni abantu, nta n'umwe bogamiraho, bose duhevinga fani. Banyarwanda, njyewe ntago nabogamira ku muhungu mugenzi wanjye. Tubwiza ukuri hagati y'umuhungu n'umukobwa. Ubu kuko baravuga ngo umuhungu n'umukobwa babyara undi muhungu n'umukobwa, umukobwa n'umukobwa babyara umukobwa. Ntabwo bibaho. Ntibibaho. Kubera iki rero? Bose actually bose nyine ni inshuti, kandi bose ni abantu. Nta n'umwe mvuga ngo uyu ni inshuti yanjye n'uyu ntago ari inshuti yanjye. Bose ni inshuti zanjye. Noneho ku gice cy'umubiri wawe uko uteye gutya, ni ikihe gice cyawe uvuga ngo ukunda kurusha ibindi byose, ukavuga ati wangu uri n'umujama nakuratira kureba iwanjye? Ni hehe? Uranunguye cyane. Yambaye ibirenge. Ukunda amaguru yanjye. Ukunda amaguru yawe? Oya, na kameramani n'ubundi turi iwanyu, ntabwo navuga ngo ni igitumo, nabereka ayo maguru. Noneho umusore wese wumva ushaka kukureba azageza avuge ngo ndakora ku maguru. Hagati yo gusomwa no gukirigitwa ukunda iki? Nta kimwe nkunda, kuko kunkirigita nyine birambangamira. Kugusoma bikakuryohera? Ntabwo biryohera, kuko ntabwo ari game yanjye. Kuki utuntu twose ari game? Nyine hari ibintu bumva ukumva nyine suzi. Yes, turagushimiye ku kiganiro tugiranye, kandi nsaba abakunzi ba Yawe TV gukora subscribe nk'uko bisanzwe, like, share, comment, kugira ngo bajye bakomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Nkomeza kubibutsa ngo niba ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, tugane, please tugane, turahari tugufashe gukora publicité y'ibikorwa byawe. Nimero ziri kuri screen zanyu, nzibibutsa 078324
7 aho ngaho uba ukoze umuti ukaza tugakorana tukakwamamariza ku mbuga zacu zitandukanye. Yawe TV ni kuri Instagram ni Yawe TV, Facebook page nayo ni Yawe TV. Nge wari ukomeje gukurikirana ni Emmy ndabakunda. Ciao ciao. Yeah.